kuganira kugira ngo turebe uko icyumweru cyagenze by'umwihariko ariko tunaganire n'ubundi bintu byatwubaka muri rusange mu Rwanda muri iki cyumweru hari ibintu bitangaje nako si mu Rwanda gusa ni ku isi yose kuko isi yose muri uyu munsi ihangayikishijwe n'ikintu bita coronavirus ikaba ari indwara iri kwibasira isi yose imaze kwica ibihumbi n'ibihumbi ubwo tugiye mu mahanga yakore mu Bushinwa imaze kwica benshi mu Butaliyani no mu Rwanda imaze gufata abaturage benshi ariko ntabwo sinzi uko bigenze niba ari internet ndumva Mike yarakatitseho gatoya turebe uko bigenze ku buhanga bw'ibyuma Anitha waba uhari Anitha wabasha kunyumva Rwanda turi mu kato mbaza ale niba muri Canada namwe ibyo mu kato byabagezeho navuga mu Butaliyani abantu ntibasohoka mu Bufaransa ntibasohoka mu Bushinwa ho imirimo yatangiye mu Rwanda bo twatangiye ibyumweru bibiri byo kudasohoka mu ngo ale mwebwe muri Canada bimeze bite twega tumaranye ibyumweru hafi bitatu ahubwo bimaze ibyumweru bibiri bitangiye so batangiye kare niyo mpamvu ubona hari bakeya barwaye muri Canada nuko babonye ibyabaye hariya mu Butaliyani no mu Bushinwa babitangira kare ku buryo ikindi cyumweru cya kabiri turangije muri lockdown ariko lockdown yanga uburyo imeze nuko nk'amaresitora yarafunze amabara yarafunze business nyinshi zafunze kare ariko hashize hafi ukwezi nk'amabanki yarabwiye abakozi nka za head office z'amabanki zarabwiye abakozi mukorera mu rugo n'andi makampani menshi niba ushaka gukora mu rugo twara computer wakorera mu rugo so nicyo batangiye icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri noneho last week baravuga bati no utagomba kugera ntagomba kugera nagume mu rugo nk'ibibona mwakoze mu Rwanda niko babitangiye naho ariko ndabona ko ntago bizarenza hanyuma wampaye experience imeze gute na Anitha turaza kumubaza aho hari hanyuma duhe experience bimeze bite kumara yenda twebwe nibwo tubitangiye ntabwo abantu baramenyera mu kanya nazengurukaga mu mujyi ndeba abantu ni bake cyane moto zahagaze n'iduka rifunguye urasanga imirongo y'abantu ari myinshi cyane abantu bari guhaha hanyuma mwebwe bimeze bite aho duhe experience ku buryo n'umunyarwanda twumva muri kano kanya dukurikira ashobora kuvuga ati koko nanjye bya byumweru bibiri nzabibaho bizakora ahangaha ikintu cyabaye kuba bwa mbere cyateje ikibazo abari bafite amafaranga bibitseho baragiye bagura papier hygienique ntumbaza impamvu bagiye bagura papier hygienique menshi none ahita ashira kuri marché barangije bayagara kuri marché bakajya bagagurisha noneho ibiciro bikubye kabiri gatatu abandi baragenda bagura inyama abandi bagenda bagura amamasike yo kwipfuka n'iki amamasike ntiwabona n'ahantu hamwe bakongera bakayagurisha noneho leta iravuga ati okay ibi ntabwo bishoboka kuko abantu barimo guprofita situation kugira ngo bakandamize abantu none bashyizeho itegeko ntawe ugomba kugura ibintu item zenze ebyiri niba uguze masike uragura ebyiri gusa niba uguze amata niba uguze papier hygienique uragura ebyiri gusa ariko papier hygienique anyway nekeza ko papier hygienique zateye ikibazo mu bihugu biteye imbere wanza kujya mu bwiherero ari ikibazo uyu munsi umuntu ashyize Twitter agafoto yandikaho ngo Google yerekanye ko sex iri Google gakeya kurusha papier hygienique Google search ikibazo cyo mu bwiherero ngira ngo icyo kibazo cyabaye aho ntigishobora kuba mu bihugu by'abayisilamu kuko ngira ngo nukugira inama abantu kwiga gukoresha amazi ahari no muri Australia nabo byabaye ikibazo muri Amerika ni ikibazo Canada byabaye ikibazo reka ndaza kukigaruka mu kanya tumanze twakira tukira aho opportunity zirimo nezihe hari toilette nshyashya bazanye zifite amazi zikoza wowe zikagukorera byose ubu rero ni ikintu cyashya cyaje no muntu twavuganye uzicuruza yambwiye ati ubu ngubu isoko rirangana gutya abasaza bose abayisilamu bose barimo kugura kuko ntawe ukeneye gukoresha intoki irakoza yonyine ubwayo wow nice hanyuma Anitha karibu Anitha nawe turamwakira yego Mike mwiriwe muraho neza nare nabashuhuje mwese
uraho neza. Icyorezo nawe urabyumva, amakuru ntabwo asiga. Ubwo we iyi corona koko urayibona gute yani? Iyi corona rero ni ikintu kiri ni global cyane ku isi yose. Bon, njye ndi mu Rwanda. Yego, uri mu Rwanda obviously. Wowe ibyo mbamo nawe urabibona. Yego. Ariko amakuru ku isi yose turayakurikira, tukavugana n'inshuti zacu ziri mu bindi bihugu. Mwari murimo muvuga ku kintu cya lockdown. Mu by'ukuri ngira ngo nta yindi nzira ishobora kudufasha gukemura iki kibazo uretse izi ngamba zafashwe na leta yacu, nk'uko n'ahandi ku isi yose byagiye bibaho. Icyo dusabwa rero ni ukumvira, tugakurikiza amabwiriza, tugakurikiza isuku, kuko nk'abantu abenshi aho byatangiriye mu Bushinwa, tuvugana n'abantu babayo, cyangwa se nk'igihe natwe twajyagayo twitwaza ngo mu Bushinwa ni benshi, ngo niyo mpamvu hapfuye benshi, ariko urebye uburyo systeme yacu yubatse, noneho ugiye no mu muco wacu, iyo duhuye ukuntu dusabana, guhoberana, ubwira umuntu mwiriwe, ntabwo byakoroha. Izi ngamba rero zafashwe byari ngombwa ko zifatwa kugira ngo tubashe ikibazo gikemuke, kandi ngira ngo uko kimeze ubu ngubu, iyo badafata imyanzuro byari kuba biri bibi kurushaho. Umunsi wa mbere wabonye gute mu Rwanda bijyanye na nk'uko Ale yabivuze, nanjye ntabwo ari umunsi wa mbere kuri njyewe. Ubu ni lockdown, ariko njye maze icyumweru, kuva ku cyumweru cyashize, kuva ku wa mbere, kuva ririya tangazo rya minisiteri yatangira ryasohoka. Garukujija, ariko dukwiye kujya nk'ibintu by'ubuzima cyane utabasha gukontorora. Muri iki cyumweru rero nakoreraga mu rugo, navuye mu rugo nka kabiri gusa njya mu mujyi, ariko ukareba ukuntu abantu bameze. Hari igihe wabonye mu mujyi hari abantu benshi bambaye amamasike. Ngira ngo ubu byaragabanutse, ariko dukwiye kujya twumvira amabwiriza surtout ya Minisiteri y'Ubuzima n'izindi ngamba zose zifatwa na leta, tukanakurikira n'amakuru abera ahandi ku isi, tukamenya uko ibintu bihagaze. Hari umuntu uvuga ati gukora mu rugo ntibyakunda. Wowe bibashije ute muri iki cyumweru mbere y'uko noneho tujya ku ngingo y'umunsi? Ntabwo byari byoroshye, kubera yuko d'une part akazi nkorera kuri terrain, ariko kuko donc urumva byari ibintu bitanzwe na minisiteri, kandi tugira kampani bigomba gukurikiza amabwiriza y'igihugu dukoreramo. Ngira imashini of course, noneho nk'inama zo ibintu byinshi twarabikubye, hakajya hakorwa inama, tukazikora Zoom call, amaraporo tukayakora tukayohereza, ubundi bikakorwa kuri telefone. Ntabwo byari byoroshye, ariko birashoboka. Umuntu agenda abimenyera. Reka nkugarukeho muri Canada. Twumvise ko noneho amapapiye jenike yabuze, byatumye opportunité zitangira kuvuka. Hari abantu b'inkwakuzi bahita babona ikibazo kivutse bakakibyaza umusaruro. Harimo n'uwahise ahimba uburyo bwa toilette, cyangwa se aho ubwiherero buzajya bufasha umuntu guhita abona musukura, bitabaye ngombwa ngo we yisukura akoresheje amazi. Ubwo ndavuga cyane cyane nk'abantu bakoresha amazi by'umwihariko. Ngira ngo ibintu nk'ibi bishobora kubera umugisha abantu benshi. Zari zisanzwe zihari, ariko zitaramenyekana cyane. Ubu zamenyekana. Urabona, mbere twaza tuganira na Anitha, hari ijambo yanyibukije. Harya ni Anitha warisubiramo? Hari ijambo mukanya Anitha yambwiye bijyanye ni muri bibiri. Ry'ikimonyo. Mu migani ritubwira ngo twitegereze ikimonyo uburyo kibaho, kibasha gutunda ibyo kurya ku mwero wabyo. Sinzi nimba ariyo version y'ikinyarwanda cyangwa se insama.
noneho imvura yazagwa kikigira kwibera mu mwobo wacyo kandi gifite bya byo kurya cyabitsemo nta mpungenge gifite. Nahise mbyibuka ni mu migani gatandatu nibyo. Ngo wamunye utewe usanga ikimonye witegereza uko kigenza kandi agira ubwenge. Yes. Turavuga kuri iki Mike, urabona byanze bikunze hari igihe cyo kubiba, igihe cyo gusarura, igihe cy'izuba, ubuso twabiganiyeho no mu masomo tubigarukaho kenshi. Iki gihe turimo gucamo byanze bikunze nubwo haba hari nivo zitandukanye kubibaho. Buri myaka 10 haba igihe cyo kuzamuka no kumanuka. Economy byanze bikunze igira akajagari. Ariko witeguye kare nibyo tuvuga mu masomo emergency fund. Igihe kigeze nubwo twese bitugeraho, aho usanga wundi witeguye cya kimonyo hari afite ubuzima kurusha abandi. Niyo haboneka opportunity akabasha kugura nk'uyu munsi ibibanza ndakubwiza ukuri mu byumweru bibiri biri imbere ibibanza bizaba bigura ubusa, amazu azabagura ubusa, imodoka zazigura ubusa n'ibindi bitandukanye. Kubera iki? Abantu bafite crise ya hatari bakeneye ifaranga. Bafashe amafaranga nk'amakompanyi y'indege menshi ahangaha uburyo babigenza iyo economy iguye, bagura amashares yabo, nibyo bita buyback, bakayagura. None bamaze imyaka 3 imyaka 4 bagura amashares yabo, none bafite crise, nta mafaranga bafite muri konti. Ubu rero baravuga ku kibazo guverinoma igomba kubahereza ifaranga ngo ibafashe ku bibazo birimo, kuko zifite ibibazo byinshi kandi barayangije ntibakore savings, right? Ubu rero hano bagiye guprofita ku ndege, kuri restaurant, ku za casino, aho ndavuga muri ibi bice by'ahanga. Naho rero ubu hari opportunity nyinshi ziboneka. Buri bibazo bije bizana n'ibisubizo, uzana ibisubizo vuba ari burusha abantu byanze bikunze. Ubu ngubu turimo kuvuga gutya, sibyo? Ibi birerekana ko niba uri mu nzu ufite internet n'icyo wakora, right? Byandi Imana yabasha Moses ngo ufite iki. Right now you have to tekereza n'iki nakora, ibyo mfite uyu munsi n'iki nakora, right? Hari utumesage ushaka gutanga kuri online, ugatanga encouraging abantu, ari business ideas ushaka sharinga, ku buryo bizajya kurangira bamaze kubaka izina, right? Niba ari me to you, uko bari mu rugo, abantu bari mu rugo bakeneye ibintu bareba bahugiraho. Ubu ngubu nk'abantu bakora me to you bafite business hatari, kuko nta urimo gusohoka no gukoresha cash. So niba ukora me to you, urabona nk'ubu me to you ni business irimo kuguruka mu Rwanda, siko bimeze ko nta cash irimo gukora. Kandi uyu munsi ushatse kwitangira wese wamwemera. So niba wicanye cash ubu ngubu ni igihe cyo kujya gute kwitwara moving, right? So kuri uyu munsi rero reka noneho dufatire nk'aho ngaho ku mugani wari uvuze ku ngingo y'uyu munsi yo kureba ibintu bihari umuntu akabyazamo umusaruro, bikagira n'icyo bikagira urwego rumwe bimuvanaho, bikagira n'urundi rwego bishyiraho, ntacyo wakomeza no kuganira. Uyu munsi nahamagaye Anitha nawe ni umwe mu baciye muri gahunda. Kimwe nashaka ko tuganira ni kubijyanye na goal setting, cyangwa goal setting mu Kinyarwanda twabyita iki? Gushyiraho intego. Akenshi muravuga ngo ndashaka gutakaza ibiro, iyo ntabwo ari goal, iyo ni dream. Cyangwa se ndashaka gusavinga amafaranga menshi, iyo ntabwo ari goal, ni dream. Cyangwa se ndashaka kongera guhindura position, ndashaka gutangira business, ibyo byose ni dreams, right? Ariko turabizi ko ibyo wanabigugorenga element za goal ni ikigori, igomba kuba time bound, tuba tuzigiye zarangirira, igomba kuba specific, no ngo ndashaka gutakaza ibiro bingahe byari, right? So urumva gutakaza ibiro biri clear. Byari ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2020 nzaba ntakaje ibiro 10. Urumva ko iyo iri clear. Aho ngo umwaka ashaka gutakaza ibiro ntago biri clear. Kuvuga ngo uyu mwaka ashaka gutakaza ibiro 10 ntago biri clear. Kuvuga ngo ndashaka gusavinga amafaranga menshi nangahe, by when, nayo gukoresha iki, right? Ibyo nibyo tuvuga kubijyana na goal setting. Anitha rero n'umwe mu bantu bashyize mu bikorwa cyane, niyo mpamvu nifuza ko tuganiriza kuri za goal, kuri goal setting, uburyo yafasha action n'ibyo yagiye ageraho n'iki, kandi abizi ko Mike kubaza ibibazo byiza. So this is going to be very very exciting. I'm very excited ko namubonye ahera kuri class ya mbere, yagaruka muri class over and over and over. So nejo bundi gihe ngasobaniriye. So I'm excited to have you, Anitha. Welcome. Thank you very much, Coach.
so wenda sinzi namuha urubuga akaruda témoignage vuba reka tumuhe urubuga aduhe témoignage gato. Yego. Okay, murakoze cyane. Nkuko mwarimu bivuze kuri goal setting, wenda navuga njye nagiye muri SP college mu mwaka wa 2012, ndumva niho nari nkirangiza kaminuza, nari narambaye muri 2011, nari mfite akazi. Mbere nakundaga gusoma, niyo mpamvu nagiye muri SP college, ibyo nizemo mbasha guhita mbishyira mu bikorwa cyane, cyangwa ibyo bavuze nkabyumva vuba. Ku ngingo tuganiraho ya goal setting cyangwa se kugira imihigo, nimba ariko nabyita mu Kinyarwanda, mbere na mbere nk'uko wenda ibindi biganiro byagiye bitambuka, nta buzima wagira ngo tuvuge ngo goal setting cyangwa ngo spiritual, ngo health, byose bitangirira mu myumvire. Gutekereza ku buzima bwawe, kugira ibintu uko ubyumva, ukavuga uti ibi bintu ndava he, ndagana he. Hanyuma ikindi kintu cya mbere, uretse ubwo kujya guhindura imyumvire, ni icya mbere. Icya kabiri, nta goal itagira action. Muri theory twiga ko goal igomba kuba iri smart, specific, measurable nk'uko coach amaze kubivuga, ariko goal ubwayo kugira ngo ibe goal cyangwa se igerweho ni action. Rero nk'uko mwansabye gusaba gupartage témoignage yanjye, muri goals nagiye muri SP college mfite goals kameme, kuko nurumva nashakaga kugira ibintu mpindura mu buzima bwanjye, nubwo ariko hari aho nashakaga kuva naho nashakaga kugera. Ikintu cya mbere nari mfite goals ebyiri. Iya mbere yari iyo guhindura akazi, iya kabiri yari iyo gusana inzu yo mu rugo. Ibyo bintu byose mu guhindura akazi mu myumvire, nta muntu ushobora kukubwira, twagiraga imyumvire ngo bapromote ari uko ufite umuntu ugusunika, ubona akazi keza ari uko ufite mwene wanyu ukomeye, imyumvire nk'iyo ngiyo. Ku challenginga rero nafashe umwanya, ndeba, nsoma ibitabo. Nasomye Success Principles, $1 Million Habits, nsoma na goal setting nyirizina ya Brian Tracy. Iya mbere ni $1 Million Habit. Okay. Ni ya Brian Tracy. Okay. Yitwa Success Principles ya Jack Canfield, na goal settings ya Brian Tracy. Ariko ndafocusinga cyane kuri goal setting. Aho nasanze rero ko ibintu, donc kubanza kumva ko ibintu bishoboka. Kuko nk'abantu basenga, hari umuntu wigeze kuduchallenginga aravuga ngo aho kugira ngo ujye gusenga isengesho uzi ko utazabibona wabyihorera. Ubundi isengesho rigomba kubanzirizwa na faith. Nibyo rwose. Muri goals, ikintu goals zampinduyeho nsomye iyi goal setting, icya mbere ni ugufata en charge ubuzima bwanjye. Nkavuga nta oncle, nta tante, nta wundi muntu, ni njyewe nanjye ubwanjye, bien sûr ku mukristu n'Imana. Mfata responsibility, ndeba amakosa nakoze, hanyuma ntangira gukosora ibintu bimwe na bimwe. Ubwo muri goals, muri career, natangiye urugendo hari muri 2012, nsoma ibi bitabo, mfata action yo kujya nkora application mu bigo bitandukanye. Nigeze guha coach témoignage, ndimo musetsa ukuntu na plans ahantu basabaga CEO. Nazi CEO icyari cyo. Kuko ndimo nkora application, hari aho bantumiraga mu interview, hari aho bambwiraga bati wabaye wa kabiri, ariko sincika intege nkakomeza. Nshakisha akazi mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa mbere niho nabonye akazi. Uretse kuguca muri ijambo, wakoraga hehe? Hari aho ufite akazi icyo gihe wapplyinga cyangwa akazi wari ufite? Nari mfite akazi. Nakoraga muri KCB Bank muri sales. Okay. So ariko okay. Nakoraga muri sales. Opportunities zari zirimo muri bank, ntabwo zari muri sales, kandi career yanjye nshaka kwizamura muri sales.
nshaka akazi sales and marketing. Muri 2013 mu kwezi kwa mbere niho nabonye akazi, nkatangira mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2013. Ikintu cyantangaje nuko goals nkuko twabyize mu ishuri zigomba kuba zanditse, ukazisubiramo kenshi. Uko nari naranditse izo goals, umushahara nashakaga exactement n'ukuntu narosa ako kazi niko kaje kameze. Ntabwo haje harenzeho ikintu na kimwe, uko nabisabye niko byaje. Ubwo mbona yuko iyo yari twiga, hari ikintu coach yadusangije, aravuga ati reba ikintu kimwe wakora kigahindura ubuzima bwawe bwose. Kuri njyewe icyo gihe yari ugutaninga finances zanjye. Ubwo mbonye ako kazi niho natangiye no gukora kuri ya goal yo gusana inzu yo mu rugo nkuko nabyifuzaga. Nagiye nkora savings buri kwezi, ubwo hari muri 2013. Mu mwaka wa 2015 niho nabashije gusana inzu nta mwenda nsabye kuri savings. Ni byiza cyane. Inzu ndayisana irarangira. Ubwo ariko twize mu ishuri ko iyo wari ufite goal ikavaho uba ugomba kuyisimbuza indi kugira ngo ubuzima buhore bumuvinga, donc ubuzima buhore bugenda. Ubwo nafashe iyo kubona akazi nyisimbuza kuba promoted. Gutangira gukora promotion ni ibintu byose nakuye ko ari action. Ntabwo byo kuvuga uvuge ngo iyo ufite dream cyangwa vision ntufate action imwe uburota nyine. Donc goals zitandukanye n'indoto. Ntangiye gusabira kugira goal yo kuba promoted, nakoze ku bintu bitatu. Byari kuri njyewe mu buryo nafataga akazi kanjye. Natangiye kwiga mba kuba mo interested sokaga ya CEO ya group director y'abantu bakomeye no ku rundi rwego ruri global, nkasoma newsletters buri gihe. Ikindi kintu nakoze numva cyamfashije nuko nize kubaha team twakoranaga. Twari team y'abantu 5, twese turi sales representatives. Impamvu nabikoze nuko hari ijambo nize ryo muri Bibiliya rivuga ngo icyo utifuza gukorerwa ntukagikorera abandi. Nabikoze rero nshyira mu bikorwa iryo jambo, kuko promotion nashakaga yari kunsaba kujya ku rwego rwa management, nkagira team nyobora. Rero nkavuga nimba nshaka abantu nzayobora bakanyubaha, reka nanjye nige kubaha bagenzi banjye. Ntangira kwiga team yanjye, nkamenya ibyo bakunda. Bambera nibo bantu n'ubu ngubu mvuga ngo bansunitse muri career yanjye, kuko hari igihe byagera gukumva you can give up. Twaciye muri pressure muri icyo gihe, twese twarimo dushaka ko dutera imbere, ariko abantu batumye nguma aho ngaho ni team yanjye. Ikindi nize kubaha umuyobozi wanjye, kuko urumva nanjye niyo naravugaga ningira none se ko nshaka gutera imbere ninsuzugura unyobora kandi nanjye nshaka kuzayobora abandi, ntabwo naba ntazi icyo nshaka kuzakira. Sinzi nimba byumvikana. Birumvikana. Yes, mfatizo action. Mu bintu byanangaje ntabwo nabonaga ahantu byaturuka. 2006 iyo promotion ya Allo? Yego turakumva, ndakumva nubwo biri gucikamo gato ariko ndakumva. Okay, good. Allo? Okay. Nari mvuze nti iyo promotion yaraje mu kwezi kwa gatatu muri 2016. Yari jubilation of course, kuko nacyo cyari ikintu nategereje imyaka 3. Ubu maze imyaka 4 ndi kuri iyo post. So I'm dreaming bigger. Urumva ko ngomba nimba mazeho imyaka 4 ngomba kuba ndi gutekereza ikindi kintu. Imyaka 2 ubundi ugomba kuhita utekereza ikindi kintu kiri better and bigger. Yego. Hanyuma
mu mwaka wa 2017 Alan we mu minsi yose twabanye arabizi ntabwo njya nkora akazi ntagira ibindi bintu nkora ku ruhande aho arashugurika nibyo byiza kandi ubundi nari mfite dream yo gukora business. Iyo business nashatse kuyikora kuva muri 2012 ariko urumva habanzaga kwiyubaka mu bushobozi gusa niyo nzu ntabwo ari ibintu byari guhurirana. Mfata umwanya mbitekerezaho neza muri 2017 aho twavugiye ku myumvire naribanaga noneho ikintu byansabye nshaka gukora iyo business nararebye ndavuga nti ikintu gishoboka mu mushahara nkorera banki yose najyamo yampa amafaranga ariko muri SP nize ko donc buriya inguzanyo ni ikintu cyihuse ariko ntabwo uba wishatsemo ubushobozi buri muri wowe. Ikintu nakoze naravuze nti ngiye gufata umwaka umwe nkore savings zo naniga isoko ndebe iyo possibility y'iyo business. Mfata uwo mwaka nazinze ibintu byanjye. It was so crazy ariko numvaga ariyo solution. Mfite mu rugo bari bafite inzu ibyumba bishoma mva muri ghetto uko tubyita nubwo itari ghetto as what usubira mu rugo inzira nasanze ishoboka navuze naho gufata umwenda ngiye kugabanya dépense njya mu rugo mu mwaka mu mwaka nari maze izo savings nari nzibonye zimperimeta gutangira business yari ku rwego nk'urwo nashakaga. Business nayo narayitangiye mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 10. Ubu bimeze neza nayo nta kibazo. So ndumva ari ubwo buhamya nashakaga gutanga kugira ngo wenda mpartage inzira yanjye. Hari ikibazo cyangwa se icyo mwumva mwambaza cyangwa inyunganizi nabasubiza ijambo. All right. Merci beaucoup. Thank you. Okay. So icyo nashaka kwa Mike ni tuganira ku bikorwa nk'uko bushize Deo yabivuzeho na hano kuri Anitha, right? Wenda naguha umwanya ibibazo bitewe kuko giye twarabiganire bihagije ako wamubaza ibibazo bitewe na témoignage yaravuzeho. Ntekereza ko témoignage ze iranasobanutse cyane. Témoignage irasobanutse cyane rwose. Gusa yende icyo namubaza kimwe no bisaba iki kugira ngo umuntu yemere guhindura iyo myumvire ko kurumva warakodeshaga ufite ubuzima bwawe ubaho ba muri privacy yawe kongera gufata icyemezo gusubira mu rugo nk'umukobwa ukuze ngira ngo byagufasha iki kingana gute ese niwe wifatiza izo ngamba zonyine kugira ngo uhindure iyo myumvire n'iki cyaguteye imbaraga cyane kurusha ibindi? Okay. Urakoze icyo ni ikibazo cyiza. Icya mbere hariho ikintu nyine ya myumvire nyine kuvuga ndi umukobwa ukuze ndakora mfite ubushobozi bwo kwishyura inzu nkibeshaho ntabwo nabi wacu hari ikintu tukwiye kubaho hari ikintu bita challenging the status quo donc imyumvire rusange cyangwa cya kintu abantu bose babamo. Ikindi kwemera kwibwiza ukuri. Ikindi ukemera yuko uko inzira yawe umuntu ahitamo uko abaho bitewe n'aho ashaka kugana. Iyo nkomeza gukodesha ubu mba ndi mu myenda swandiza. Mba ndi mu myenda narafashe kugira ngo nkore business ariko kubera aho nashakaga kugana nemeye gusarendinga. After all iba ari famille yawe. Sinzi nimba nkusubije. Naize mbyumva kuko wemeye gusarendinga wemeye kumanika amaboko kuko wari uzi icyo ushaka. Ubwo no vango habaho nibyo bita kwigomwa muri rusange ni nko kwigomwa ariko nanone hari n'ikindi kintu natekerejeho urumva iyo uba mu rugo burya hari support uba ufite. Iyo uba wenyine gutamenya ngo ibyo kurya imyenda yanjye bayimeshe mu rugo hari ukuntu bagukuvura ukagira za energy zibasha gutekereza ibyawe do plus donc ukikoncentra kuri cya kintu ushaka. Utakora uri wenyine.
utakora uri wenyine ubuzima ufite ya support system. Mike, ikintu dutindaho buri impamvu dutinda ku myumvire cyane muri iriya porogaramu dukora nuko niho rushingiye wa mugani wa Deo, kuko urabona iyo wamaze guhindura imyumvire umenya ko nta goal ugiye gukora n'izawe, ntago nishaka kwimpressiona abandi bantu, singomba kugenda mu buzima nk'ubw'abandi, ni jyewe ku giti cyanjye, kuko resultat zose ngira izanjye. Niyo nakigana abandi ntabigana, pempo mbigana ntabigana, resultat zijya kuri jyewe, sibyo? Iyo ngiye mu myenda kuko mugenzi wanjye afashe imyenda ni ugomba kuyishyura, siko bimeze. Rero nk'ubu ngubu Anitha nkubaza ikibazo, economy urabona ukuntu byagenze, imiryango yafunze, ukurikije ko wakoresheje cash, iyo wakoresheje imyenda uyu munsi wakubura hehe? Niko ndi muri trauma, mwari kunjya nsanga muri counseling harya handi ni Karayesi. No, iyo ufite financial freedom, hari yes bizabi umva hari connection sa nk'iyezimye twatumubuzaho gato, ariko ntabwo uhangayika. Nkeka ko coach twahoze tubiganira, ntabwo ushobora guhangayika. Nk'ubu nimba mfite umwenda tuvuge wa miliyoni, nk'ufite saving ya miliyoni imwe, ndavuze nti umuntu ufite umwenda wa miliyoni imwe ntabwo ahangayitse nk'ufite saving ya miliyoni imwe. Imitwaro ibitandukanye, nibyo ibitandukanye nibyo. None niba bitakugoye watubwira aho ukora na business ukora, hari ikibazo cyangwa bikugoye singa nko kubitubwira? Nshobora kuyivuga nta kibazo. Okay, go ahead. Nshobora kuyivuga nta kibazo. Business nkora ni curuza imyenda y'abadamu n'abakobwa, ariko imyenda y'imbere, ibyo bita lingerie. Oya ni opportunity. Ngira ngo ni ibintu mu Rwanda byari bigoranye kubibona, ngira ngo abantu benshi barabizi. Ngira ngo ni mu bantu bahise bafatira imbere gukora ahantu babisanga. Ngira ngo byari bigoye, ubundi wasanga ari ukubisanga ahantu hirya no hino, nta nahasobanutse. Ngira ngo umuntu abibona ari kurumva na opportunity nziza n'ibintu. Hanyuma nibaza ubihuza gute n'akazi kawe, gukurikirana business isanzwe n'akazi kawe, kuko ukora muri sales, kandi abantu bakora muri sales and marketing ni abantu muhora mugenda kuri tere cyane, kujya gushaka abakiriya, kureba uko bameze, kureba uko mukorana nabo, mbega gutuma relationship irushaho kuba nziza kugira ngo bacuruze cyane namwe mucuruze cyane. Rero noneho ako kazi nako katoroshye kuza n'akazi kawe gasanzwe ka store yawe ya Rangery, bihuza gute? Okay, cyo ni ikibazo cyiza cyane Mike, urakoze. Icya mbere, ikintu cyangoye mu by'ukuri ni ugukora setup ya business, niho hantu navunitse cyane. Mu kubihuza rero urumva ntabwo ari ngiye wirirwa mu iduka, ariko ngira igihe cyo kujya wenda nyuma y'akazi no muri weekend haba harimo umuntu ukoramo, ariko nk'uko n'ubundi mba muri marketing, donc nkoresha ya rezo yanjye mu bakiriya cyangwa se inshuti z'abakiriya, cyangwa naho njya hose urumva na network mfite abantu nakoze, na strategy wenda umuntu agenda ashyiraho. Icyo umuntu yakwibaza ngo time, hari ikintu twize muri SP kivuga ngo goals cyangwa achievement tugeraho ntabwo ari icyo, donc ntabwo, it's not what we achieve, it's the people we become when we strive to get there. Umuntu bikugiraho. Ubu ntabwo nshobora kugira umwanya wo guta w'iminota 5. Icyo byanyigishije ni discipline. Nize kuzinduka kugira ngo mbashe gukora akazi kanjye, raporo zanjye zibe ziri ready igihe zikenera. Urumva turipotinga mu mahanga, tuba turi isaha imwe inyuma, so mba ngomba nimba bagera saa moya, raporo bagomba kubibona saa 2, ngiye nyitanga saa 12:30 za hano.
so ni wa muntu uhinduka we, umuntu uroriente, umuntu uri discipline, umuntu uzi nyine gushyira gahunda ku murongo. Sinakubwira ngo nabikoze gute, ariko icyangoye cyane ni ugutangira, naho kubiraninga ntabwo byangoye kuko n'ubundi ni kariyeri imwe. Okay, ni byiza. Ahubwo nari reka njyeho kandi kabazo kamwe nko muri iyi minsi murakora mute? Ubwo ndashaka n'umuntu umwe runaka yenda ufite business runaka yumvireho, nkaho ucuruza ibintu bya lingerie, uko ibintu byinshi bigiye gufunga, opportunity yindi ni iyihe mubonamo muraza kubikora mute mwebwe abakiriya banyu kugira ngo mukomeze kubana nabo? Definitive murumva natwe twarafunze, ntabwo ari twe twajya guspreadinga corona. Natwe twarafunze. Hasigaye umunota umwe kugira ngo iyo nzira indangirane. Hitwa kuri Unique Lingerie Boutique, dukorera muri Chic Mall. Okay. Ni byiza cyane ubwo abantu bashobora kuba baza bakagusura, ababishaka ukazanabagira inama igihe wabonye umwanya. Nubwo utoroshye. Nta kibazo rwose, nta kibazo. Arakoze cyane Anitha, ni umukobwa uzi gukora cyane. Arakoze cyane, urakoze kudusangiza ubuhamya bwawe rwose. Urakoze cyane nawe Mike. Hanyuma Bwana Ale, aya masomo nk'aya ngaya wowe wenda turi kumwe, yenda Anitha wenda mushimira cyane ku buhamya duhaye. Hanyuma ku rundi ruhande ariko nihe nama noneho abantu ushingiye ku buhamya bwa Anitha n'ubuhamya bw'abandi bantu benshi bagiye uhugura, gutinyuka no kwemera gufata ingamba rimwe na rimwe zigoye zo kuva muri comfort zone, ubona ari irihe banga ryabifashamo abantu? Urabona ijambo ry'Imana avuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya, right? Buriya ubujiji nicyo kintu cya mbere kigoye, kandi iyo tuvuga ubujiji ntabwo tuvuga ko ushobora kuba ufite doctora mu buganga, sibyo? Ariko ku bijyanye na finance ufiteho ubujiji. Ni ukuvuga kugira ngo finance zigende neza ntabwo ari uko uri doctor mu buganga, ugomba kwiga ibijyanye na finance. Ushobora kuba ufite ibya finance ubisobanukiwe cyane, ufite ubumenyi bwinshi, ariko ku bijyanye n'imirire ufiteho ubujiji. Ubujiji ni iki rero? Ni ukuvuga ikintu